السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ishimwe ikuzo bikuye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri ishisa kwasozereje imana wa Saudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe bantu, nagira ngo uyu munsi tuze kuganira ku matsinda arindwi azaba ari mu gicucu cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umunsi w'imperuka. Ku munsi w'imperuka hazaba ari ibihe bikomeye cyane, bizaba ari ibihe bitoroshye, ariko nuwaba warakozereye muri aya matsinda arindwi Allah subhanahu wa ta'ala azagushyira mu gicucu cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Itsinda rya mbere rero uyu munsi ndababwira amatsinda abiri yonyine, andi tuzababwira utaha kubera ko tuzagenda tuyababwira buhoro buhoro. Ariko itsinda rya mbere ni abantu babiri bakundanye kubera Imana. Muvandimwe ndajya mubwire, abantu babiri bakundanye kubera Imana. Hari ukundana n'umuntu kubera ko yamuhaye isaha, hari ukundana n'umuntu kubera ko yamuhaye amafaranga, hari ukundana n'umuntu kubera ko akundana n'umudamu we, hari ukundana n'umuntu hari kugira ngo ashake ibyo amukuraho. Ariko hari abantu babiri bakundanye kubera Imana, barangiza bakangana kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Abo bantu rero ku munsi w'imperuka bazaba bari mu gicucu cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero naguha, umuntu yakoraga ibikorwa byiza, mwajyaga gusara 5 ku munsi, mwatangaga zaka, mwajyaga amatsinda yo gusura abantu, arangije ibyo bintu arabyirengagiza. Amaze kubyirengagiza ahubwo yafashe inzira y'ubuyobe. Icyo gihe uwo muntu ntakiri inshuti yawe, wowe uragenda ukamwigisha ukamubwira ati rero muvandimwe, ibintu urimo ndabona bitandukanye n'idini y'Islam, bitandukanye n'ibyo twabagamo, ngiye kukwanga kubera Imana. Uwo muntu uzamwange kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Irindi tsinda rya kabiri ni wa wundi umutima we uhora umeze nk'aho umanitse mu musigiti. Bishatse kuvuga iki? Ibikorwa bye byose agatekereza ku idini y'Islam, agatekereza ku idini yiwe. Uwo muntu umutima umeze nk'aho umanitse mu musigiti. Ntabwo ari gufata umutima ngo barawumanika mu musigiti. Ni wa wundi ushobora kwita ku idini y'Islam, ushobora kwita ku idini yiwe. Uwo muntu umutima umeze nk'aho umanitse mu musigiti